Yesu ashimwe bene data muraho neza nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana nziza, Imana yera, Imana y'urukundo, tugushimiye kubw'umwanya uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wera dushoboze guhishurirwa icyo watugeneye, anatubashishe gushyira mu ngiro mwami icyo ijambo ryawe ridutumweho muri uyu mwanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni umunsi wa kane tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi kuganira muri iki cyumweru ni rigaruka ku ihumure tuhabwa n'Imana. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, turasoma ibice 9 n'umurongo wa 11. Handitse ngo umunsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Dusubiremo Amosi ibice 9 n'umurongo wa 11. Handitse ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana tugirire neza. Muri iki gice cya 9 umuhanuzi Amosi yagarutse ku byago bya Isiraheli. Byari ibyago bikomeye cyane, harimo gusenyuka, harimo kugosorerwa mu mahanga, harimo inkota, harimo ibyago byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Imana yacu ni Imana y'urukundo. Igeze ku bice 9 yanga ku murongo wa 11 ivugamo ikintu cyiza cyane, isoresha ihumure. Iravuga ngo nzegura ihema rya Dawidi, nica ibyuho byaryo, nsane n'ahasenyutse. Imana tugirire neza. Ngo kandi ndaryubaka ngo rimere nk'uko ryahoze kera. Imana itugirire neza. Iravuga hirya y'ibyo byago byose Isiraheli yahuye nabyo, iravuga ngo nzongera negura ihema rya Dawidi, nzongera niyegure, nzica ibyuho byaryo, nzarisana hasenyutse hose. Imana tugirire neza. Nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana itugirire neza. Birashoboka yuko nawe ibisa nk'ibyo tuvuze haruguru, gusenyuka, gugosorerwa hirya no hino, birashoboka ko nawe byakubayeho, ukagira ibyago byo kubura abawe, cyangwa se nawe ugakomereka mu buryo bwinshi cyane butandukanye. Ariko Imana igufitiye gahunda nziza. Imana ifite gahunda yo kongera kukubaka, ikagukomeza, igasana ibyasenyutse. Imana tugirire neza. Irashaka kukubaka, ikakubaka mu buryo bwose, ikakubaka mu marangamutima, ikakubaka mu bugingo, ikakubaka mu by'ubuzima bwo mu mubiri. Imana tugirire neza. Iyo ikubatse ntabwo yubaka ikintu kimwe gusa. Iyo ije gusana ibyasenyutse ntabwo isana muri domaine imwe cyangwa se dimension imwe y'ubuzima, ahubwo igusana mu buryo bwose, ikwagura mu buryo bwose, ikubaka mu buryo bwose, mu bugingo, mu busabane bwawe nayo ikakubaka, ukagira ububyutse, ukagira n'Imana ibihe byiza birenze ibya mbere, utarahura n'ibyago. Imana itugirire neza. Kandi kubaka no mu by'ubu buzima ikaguhembura, ikagukenura. Imana itugirire neza. Si ibyo gusa, ahubwo no mu marangamutima Imana ijye kubaka. Hari igihe umuntu akomereka, agasenyuka mu marangamutima, agakomereka akibaza ati si uko nakongera kugira ikintu cyanezeza, ni iki cyamara umubabaro cy'ibyo natakaje cyangwa se cyabo nabuze cyangwa cy'ibyo nahombye. Akumva nta mubabaro ushobora gushira. Yego, nta muntu n'umwe wakumara umubabaro. Umubiri aha ku isi nta cyakumara umubabaro, kuko nta kikurutira ibyo wabuze. Ariko hari Yesu Kristo, presence ye mu buzima bwacu iziba absence y'ibihombo byose twagize, iziba absence y'ibyo twatakaje byose. Mwifurije kongera kumwakira. Yesu afite gahunda nziza yo kongera kukubaka, akakubaka mu marangamutima, akagukiza ibikomere byose byo mu marangamutima. Imana itugirire neza. Kandi agufitiye na gahunda nziza yo kukubaka mu by'ubuzima. Imana ifite na gahunda nziza yo kubaka ubusabane bwawe nayo, kugira ngo izakwishyire mu gihugu cyo mu ijuru udafite ikizinga cyangwa se umugayo mu maso yayo. Imana tugirire neza. Ibyo byose byo kwegura ihema ryawe, byo kongera kugukomeza, byo gusana ibyasenyutse, byo kuziba ibyuho byose, ikizatuma ibikora ni ukugira ngo ikuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Igeze ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo tuzabona hanyuma bivugwa n'ibihe? Nibyo tuzabona hanyuma y'ubu buzima bw'aha ku isi. Imana itugirire neza. Hari igihugu Yesu Kristo yaduteguriye. Imana itugirire neza. Umuntu udafite ibyiringiro, donc umuntu utarabona ibyiringiro aha ku isi, biragoye ko yazanabona ibyiringiro by'igihugu cyo mu ijuru.
Imana irashaka kuguhembura ikagusana kugira ngo kwibibemo n'ibyiringiro by'uko biri kugutegurira mu ijoro ari heza, aho batarira, aho badapfusha, hataba intambara, hataba ibyago, hataba kugirirwa nabi, hataba ubukene, hataba inzara. Imana aho ngaho niho yateguriye abantu bayo. Urakoze cyane, nkwifurije kwakira ihumure ry'Imana. Ibyo yibwira ko kugirira si bibi, ahubwo ni byiza. Irifuza kongera kwegura ihema ryawe, ikakubaka, ikagusana, ikagukomeza. Wowe unyumvishije waragize amahirwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nyemerera wakire n'ihumure arimo aguhereza. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma we wari utaramwakira rero, gira bwangu umwakire. Mubo afitiye gahunda nziza yo gusana nawe urimo, nubwo utari umuzi, nubwo utari waramwakiriye, nubwo wibera mu by'ibyaha, ariko aragukunda, gufitiye gahunda nziza. Ngaho umwakire kugira ngo izo serivisi z'urukundo rwe nawe zikugereho. Urakoze cyane, Yesu aguhereza umugisha.